aho bbc.com yagize gutya ijya kuri ku mbuga nkoranyambaga zayo ndetse no kuri website zayo barandika bati uko imyaka igenda ishira ikaza ishyamba rya Amazon rigenda ryangirika, ariko kandi igikwiye kwishimirwa ni iki ngiki kimwe no ko mwaka 2023 ishyamba rya Amazon ryangiritse gakeya ugeranije no mu myaka yagiye ishira. Muri rusange wasangaga nibura amahegitari agenda atemwa muri iri shyamba rya Amazon, ariko kandi bakagenda banagaragaza n'ingaruka bigenda bigira muri rusange yaba ari ku buzima bwa muntu, ariko kandi tukareba na bimwe mu bitera nyine yangirika ryaryo, aho usanga umunsi ku wundi uko abantu bagenda biyongera hariya mu gihugu cya Brazil ndetse n'abandi baturanye na iriya shyamba, ubwo ndavuga za Ecuador, aho usanga muri rusange hariho uburyo uko abaturage bagenda biyongera ni nako gukenera kw'inkwi cyangwa se n'ibindi bikomoka ku biti bigenda byongera, ariko kandi bakavuga bati nta bundi buryo dushobora kuba twabikora uretse kuba twajya gutema ibiti muri Amazon. Ariko kandi ushinzwe cyangwa se minisiteri ishinzwe ibidukikije hariya mu gihugu cya Brazil muri iki cyumweru niko bongeye kugaruka bavuga bati nibura urebye umubare waragabanutse ugereranije no mu myaka 5 ishize, ariko bavuga ko nibura mu mwaka 2023 ibijyanye n'iyangiza ry'ishyamba rya Amazon ryagiye rigabanuka ugereranije n'imyaka yagiye ishira muri rusange. Hano bagaragaza ko nibura ni kilometer square cyangwa se kilometero kare zingana n'ibihumbi 5153 byari byaragize gute byarangijwe, numva ariko kandi ubwo ndavuga nibo byangijwe kilometero kare 5153 nizo zangijwe mu mwaka 2023. Ni mu gihe kandi nibura kilometero kare 10,278 arizo zangijwe mu mwaka 2022. Aha rero niho bahera bavuga ati nibura turashima ko uruhare rwa leta ya Brazil ndetse n'imiryango itandukanye yita ku bidukikije yagiye haguruka ikazamura ijwi muri rusange, abantu bakamenya akamaro k'ibidukikije, ariko cyane cyane ishyamba rya Amazon. Iri shyamba rya Amazon nakubwira ko nibura uraza kubona kuri Facebook navuze nti nibura ishyamba rya Amazon rifite 10% ry'urusobe rw'inyabuzima ugereranije, ubwo ndavuga ruri kuri iyi si ya rurema, ndavuga kuri uyu mubumbe. Ureba urusobe rw'inyabuzima ruri kuri uyu mubumbe, ishyamba rya Amazon rifitemo 10%. Ubwo ndavuga urusobe rw'inyabuzima, ndavuga ibimera, inyoni, udukoko cyangwa se insect ndetse n'ibyitwa invertebrates cyangwa se bitagira urutirigongo, ubwo ndavuga biriya zira nyamaswa zose zirusanye muri rusange zitagira nyine ikira gice navuga ko ari urutirigongo. Bagaragaza ko muri rusange ari zimwe mu nyamaswa zigize 10%. Izo usanga muri Amazon bigize 10% z'iby'inyamaswa ziri hirya no hino ku isi. Umunsi umwe nigeze kukubwira ko cyangwa se wenda ushaka kuba utabizi, wenda tuti icyo munsi utari wakurikiye, nkubwira ko Madagascar, igihugu cya Madagascar ari cyo gihugu cya mbere gifite urusobe rw'inyabuzima rwinshi cyane ku mugabane wa Afurika, ndetse kandi bikaza no mu bihugu bya mbere bifite urusobe rw'inyabuzima bitewe n'uko ari icya mbere, ari igihugu kiri ku kirwa mu kirwa buriya, kandi ahantu hari island cyangwa se ikirwa ni ahandi bavuga ko hakunze kuba hari urusobe rw'inyabuzima rutandukanye kandi rwinshi, bitewe n'imiterere y'agace, bitewe n'imiterere y'aho hantu, bitewe n'imiterere y'inyamaswa zikunze. Urumva ni mu kirwa hagati y'amazi, ni inyamaswa nyinshi cyane zikunze kuba ari ziriyo, ariko kandi bakanagaragaza ko wenda na deformation cyangwa se uburyo isi yagiye iribaho, amazi aza inyamaswa zose zari ahantu habaye amazi,
wenda niba harabaye mu buryo bwa faulting cyangwa se kwa kundi ngo nabangiye mu buryo buri geographique cyangwa se kwa kundi isi yagiye ibaho, tuvuge ahari ubutaka ujya wumva nyine ukajya kubona ukabona ahantu hari ubutaka ejo bitewe n'uburyo isi niba mwemera ko siyansi igaragaza ko isi izenguruka, hanyuma ikaza kugongana n'ibyitwa urutare ruri hasi nyine hariya mu nda y'ikuzimu, hanyuma bikaza gukubitana, byakubita aho ngaho iyi si ikaza kuba yabizi ko ubutaka buri hejuru cyangwa se isi iri hejuru y'amazi menshi cyane. Rero uko isi yagongana n'ibitare biri hasi kubunuza n'ibitare biri hasi kuzimu, hakaba hahita habonekamo amazi akahita azamuka, hanyuma za nyamaswa se cyangwa ibya bimera bya biri aho ngaho uko byamera kose bihita byimuka ugasanga byibereye kuri cya kirwa kiba cyarasigayemo hagati. Ubwo nizere ko turimo kujyana. Rero niyo mpamvu bagenda bagaragaza ko nyine bimwe mu bihugu bigiye biri ku nyanja cyangwa se biri hagati mu mazi cyangwa se mu birwa, usanga byinshi bikunda kugira rumwe n'urusobe rw'ubuzima rwinshi, kandi ibihugu nka biriya bikaba bikungahaye ku rusobe rw'inyabuzima, yaba ari ibyo mu mazi ndetse n'ibyo ku butaka, ibyo bise terrestrial cyangwa se aquatic. Muri rusange rero navuga ko ari ibyo ngibyo. Rero nibyo tujya kugarukaho kuri iri shyamba rya Amazon. Kubera iki isi yahagurutse? Kubera iki muri rusange? Turifashisha bitabo byinshi bigiye bitandukanye mbiri imbere yanjye ndetse na website nyinshi cyane, ariko kandi reka tubanze tubikore gutya tuze kugaruka mu kanya. Yes, twakomeje, hanyuma nanimo kugira nkubwira ko ninza kugaruka tuze kuganira kuri iri shyamba ndetse n'umwihariko waryo, n'impamvu isi ariko kandi igenda inatabaza. Kubera iki wa mugani isi itabaza, usanga ibihugu byahagurutse kubona Amazon, kubona ishyamba, yaba ari ishyamba ryo muri Kongo, amashyamba manini cyane magari, usanga isi haguruka mu gihe akomeje kuba yakwangirika muri rusange. Hanyuma ndaza kwifashisha Britannica, nifashishije Wikipedia ndetse n'ibindi binyamakuru byose byandika ibijyanye bikubiye ku bijyanye n'ibidukikije. Hanyuma bagaragaza ko iyi Amazon, iri shyamba rya Amazon, nk'uko bigaragara muri rusange, Amazon rero ikaba iri hariya mu majyepfo ya Amerika nk'uko turimo kugenda tubibona, ariko kandi iyi Amazon rero akaba kanini cyane ifata ku gihugu cya Brazil. Nibura bagaragaza ko nibura 40% by'ubuso bwa Brazil, uko ubuso bungana bwa Brazil, 40% byabwo ni ishyamba rya Amazon. Urumva ko ari igice kinini cyane. Hanyuma rero Amazon forest cyangwa se rainforest ni navuga ko ari ishyamba nyine rikunze kuba ririmo nyine imvura, rihoramo imvura. Ishyamba rya Amazon rikaba rigizwe n'ibiti birebire ko byamera ko ntabwo mu byo ko byamera ko bikaba rigizwe n'ibiti birebire. Ikindi kandi rikaba ari ishyamba rigize rifite miliyari z'urusobe rw'inyabuzima, yaba ko z'udukoko dutoya cyangwa se icyo bita insect, udukoko dutoya, bikagira ibimera byinshi cyane, ubwoko bwinshi barirwa muri miliyoni, ukagira inyoni zibarirwa muri miliyoni z'ubwoko butandukanye, kandi niko ndimo kuvuga nyine, yaba ari inyoni, udukoko dutoya ndetse n'ibiti, byose usanga bibarirwa, ubwoko bwabyo bibarirwa mu mamiliyoni muri rusange. Hanyuma rero ishyamba rya Amazon nakubwira ko ari ishyamba navuga ko riri ku butumburuke, apana ku butumburuke, ahubwo ni kuri kilometero kare zingana na miliyoni 6 nkuko nabikubwiraga mu kanya, kilometero kare zingana miliyoni 6. Urumva rero niba zifite 40% ry'ubuso bwa Brazil, nawe hahita ushyira mu mibare ukavuga uti nese ubwo Brazil hangana gute, wabyumva noneho. Hanyuma kandi bakagaragaza ko iri shyamba rya Amazon ririmo nyine umugezi muremure
ugenda uva muri Atlantic Ocean cyangwa se mu nyanja ngari ya Atlantique, ukagenda wagera hagati ukagenda wiremamo inavuga ko uduce nka dutatu muri rusange, nk'uko abahanga bagenda bagiye babigaragaza mu magambo makeya. Hanyuma rero nk'uko nakubwiraga, ari ishyamba ni rimwe mu mashyamba nibura mu kinyejana cya 20 byagiye uko bigaragara ko uko Brazil, uko population, uko abaturage bakira gihugu bagenda biyongera, ni nako bagenda bagira uruhare runini cyane mu kwangirika kwa ririya shyamba, bitewe na bimwe mu bikorwa bakoramo, yaba ari ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, yari mu bikorwa byo kwangiza bimwe mu bimera bibamo. Ubwo ndavuga wenda abavuzi gakondo bwaba hariya muri biriya bice, ndavuga bagenda batemamo ibiti byo mu bwoko bwa mahogani. Ni ibiti biriya tujya tuvuga ngo ni rubuyu, ugasanga bavuga ngo ni igiti gikomeye cya ribuyu gishobora kuba cyakora imyaka irenga 100 kigikura, igiti cya ribuyu. Yego, rero bagaragaza ko uretse biriya bwoko bwa ribuyu navugaga bw'ibiti bikunda kuba ari muri Amazon, ndetse harimo ubwoko bwinshi bw'ibimera, ariko kandi bakagaragaza ko nibura guhera mu 1970 kugenda usanga muri rusange ririya shyamba rigenda ryangirika umunsi ku wundi. Dore nk'ubu ngubu barakubwira ko nibura iri shyamba rya Amazon ryari kuri kilometero kare navugaga mu kanya. Mbere yaho, mbere y'ikinyejana cya 20 bagaragaza ko nibura byari kuri kilometero kare 4,400,000. Ariko kugeza isaha ubu ngubu bagaragaza ko nibura kugeza mu 1970 iri shyamba rya Amazon ryari riri kuri kilometero kare 4,400,000. Ariko ngo kuva icyo gihe kugeza isaha bagaragaza ko nibura iri shyamba rya Amazon risigaye kuri kilometero kare kuva 1970 kugeza isaha bagaragaza ko nibura risigaye kuri kilometero kare 3,323,023. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ntabwo nabwo ko kugeza isaha, ubwo bagaragaza ko ari kugeza 2013. Nibura akagaragaza ko nibura hafi 81% of the area had been covered by the forest. Bagaragaza ko nibura mu 1970 nibura 81% bya buriya butaka bwa Amazon bwari butwikiriwe n'ishyamba. Ariko kugeza kuva icyo gihe kugeza za 2016 nk'uko twarebaga, urabona ko hafi iriya mibare urabona ko irimo kugenda hafi kilometero kare 1,283,000 byagiye bigabanuka bitewe n'ibikorwa bya muntu, cyane cyane byibanje mu bijyanye n'ibikorwa bijyanye na deforestation cyangwa se kwangiza amashyamba, kuyatema bashakamo ibiti navugaga mu kanya byitwa mahogani cyangwa se ibiti bya ribuyu, ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, n'ibindi biti bikomeye cyane bakunda gukoramo imiti ndetse n'ibindi muri rusange. Rero bagaragaza ko nibura iri shyamba rya Amazon rigenda rigabanuka. Hano Wikipedia yo igaragaza ko nibura kuva za 2016 kugeza za 2018 bitewe n'uburyo inkongi z'umuriro zagiye ziyongera muri ririya shyamba. Abenshi bajya bibaza ngo kubera iki rimwe na rimwe usanga mu ishyamba inkongi z'umuriro zishobora kuba zavuka. Rero birashoboka ko byaturuka ku bikorwa bya muntu, ariko kandi n'ishyamba ubwaryo ryakwibyarira umuriro. Uti bishoboka bite? Urabona ko kundi igiti gishobora kuba cyagira gutya kikagenda kikagura ikindi, hanyuma umuyaga ukaba mwinshi cyane muri iryo shyamba. Rya shami cyangwa se igiti gishobora kugenda kikubaho gutya, habaho icyitwa friction force, agenda kikuba ku kindi, uko kigenda kikuba kikajya kujya gutya kigashyuha,
na kera barabikoreshaga nako nyine abantu bo mu gice mu bihe byatambutse babitaga Stone Age cyangwa se mu bihe nyine byo gukoresha amabuye mu myaka yashize cyane bakoreshaga kugira ngo babyare bagire umuriro, niko bagendaga bakuba igiti ku kindi, sinzi uburyo babyitaga mu kinyarwanda cyiza kunyibutsa biza amatwi. Rero bagaragaza ko ariko nyine n'ishyamba rya Amazon ryagiye naryo ubwaryo rigenda ribyara umuriro cyangwa se ugasanga nyine umuriro wabayemo. Rero bagaragaza ko nibura kilometero kare zisaga 75 zagiye zitwikwa bitewe n'iki, bitewe nabwo nyine na rya shyamba ubwaryo ryagiye ribyara umuriro ubwaryo bitewe na zira tekiniki nabwo agahayije. Hanyuma rero abahanga mu bidukikije bagenda bagaragaza ko wenda tuvuge za Ecuador, navugaragaza ko mu kanya Ecuador nayo ari kimwe mu bihugu bikorwaho n'ishyamba rya Amazon. Ecuador rero na bimwe mu bikorwa byagiye bigaragaraho abaturage baba bagaragaza ko nabo cyangwa se bagaragarwaho ibikorwa byo kuba bangiza ririya shyamba cyane nka hamwe mu hantu havagamo bacukuramo amavuta cyangwa se bacukuramo peteroli, aho nibura ngo ku mwaka mu gace kitwa Yasuni National Park bakoragamo nibura amabuye ibikomoka kuri peteroli bibarirwa kuri miliyari 7 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika buri mwaka muri iriya Yasuni National Park iri hariya kuri Amazon. Rero bakavuga ati mu by'ukuri bitewe na biriya bikorwa byakorerwagamo ugasanga muri rusange bigira uruhare mu kwangiza Amazon. Ariko kuva 2007 Ecuador yafashe umwanzuro yuko ibi bikorwa bigomba kuba byahagarara kugira ngo hongere habeho cyitwa restoration cyangwa se kwa kundi kongera gusubiranya ahantu hagiye hangirika, ibimera bikongera bikahagenda bihagaruka muri rusange. Hanyuma twatimo kugenda tuganira kuri Amazon nkubwira ko muri rusange uretse wenda ibihugu nakubwiraga ko ikora ku bihugu nka Ecuador, nkubwira ko ikora ku bihugu bya Brazil, ariko kandi Brazil si ibyo ngibyo gusa, ikora no kuri Bolivia, Colombia ndetse na Guyana, ariko kandi tibagiwe ndetse na Peru, iruhande rwacyo hakaba ndetse n'igihugu cya Venezuela. Hanyuma kandi bagaragaza ko iki gihugu ntabwo ari igihugu ahubwo ni ishyamba muri rusange, ariko gukora muri bihugu bakubona nk'uko nabivugaga mu kanya, ni ishyamba rigizwe n'ibyo bakunze kwita za nyamaswa nayo kubwiraga mu kanya ko niba 10% y'inyamaswa ibaho ku isi riba hariya muri Amazon, ariko kandi ikaba hano bagaragaza ko ari ishyamba nibura rikunze kuba riri complex cyangwa se rigizwe n'ibishanga ndetse n'ishyamba by'umwihariko, ariko kandi bakagaragaza ko nibura ririya shyamba nubwo ribamo biriya bishanga byinshi cyane, ariko ibyinshi bigizwe na salt water and fresh water, cyangwa se aya mazi ujya wumvamo umyunyungugu ndetse urwunyunya apana imyunyungugu, urwunyunyu sinzi niba wenda tukiri batoya cyangwa se mukiri batoya aho muri cyangwa se n'ubwo mujya mubibona hari ahantu ushobora kuba wakoga ugasanga niba wenda utisize amavuta ukajya ukabona wahindutse nyine umweru, reka nk'uko iryo jambo nyine bakora ukabona nyine ntabwo usa neza. Ariko kandi hariho n'ayandi mazi bakunda kuvuga ngo ni fresh water, usanga nyine ari amazi meza atagira mu wamunyu muri rusange. Rero ibi nibyo bishanga bikunze kuba biri muri Amazon. Ariko kandi nakubwira ko
ari ibishanga ndetse byongeraho kuba bifite biriya bimera cyangwa ibiti bita mangroves. Rya shyamba usanga nyine rigizwemo, ushobora kugenda umunsi ku wundi usanga nyine harimo bya biti biba byarakuriye mu bishyamba nyine bigizwe mu buryo bw'ubwoko bwa shrubs. Ndavuga ko ari nk'ibihuru, sinzi mujya mubona amaviya kuko ni ubwoko bwa shrubs. Rero bareba amaviya kuko cyangwa se ajya kuko babyita lantana kamara mu rurimi rw'icyongereza, ubwoko cyangwa se imihengeri. Yego, urabona uko akunda bikura biriya biti banagaragaza ko ari exotic species cyangwa se bya biti biba byaraturutse biba byarazanywe n'inyoni se ziba zaraturutse hirya no hino, kamera kari akabuto kabo kagenda kakata hariya. Hanyuma ribaze rero nyine biti nka biriya by'ibihuru nibyo bikunze kuba biri hariya muri Amazon, ibyo bita mangroves cyangwa se, yego, kugira ngo ne kujya kure nsobanura. Rero ugasanga nibyo bikunze kuba birimo. Ibaze nyine mu shyamba nka hariya harimo isayo nka hariya nyine harazamutsemo ibiti nka biriya muri rusange. Rero bagaragaza ko aribyo bikunze kuba biri muri Amazon, ariko kandi habamo na swamps cyangwa se ibishanga nyirizina, ariko kandi n'ishyamba usanga bifitemo n'ibice cyitwa savanna grassland cyangwa se ibi byatsi umukenke, muga makeya umukenke nawe bikunze kuba urimo hariya. Rero bagaragaza ko bitewe n'iyo miterere yako y'iryo shyamba riba rifite rero inyamaswa nyinshi cyane, rero bituma nyine rigira hafi 10% ry'ibinyabuzima bisangwa hirya no hino kuri isi ya rurema. Hanyuma nabikubwiraga ko hari impamvu nyinshi zituma abahanga mu bidukikije mu kubungabunga urusobe rw'inyabuzima bagenda bavuga ko mu by'ukuri ari ikintu cyiza cyo kuba cyakwitabwaho. Ndavuga iri shyamba kuko ngo ni ishyamba riri ecological richness cyangwa se ni ishyamba rikuze mu bijyanye n'urusobe rw'inyabuzima rutandukanye. Ukurikije ibyo nagiye nkubwira, ariko kandi aho hahandi usanga mu by'ukuri ryo ubwaryo bitewe n'ibikorwa bya muntu usanga bigenda rigabanuka. Tuvuge hari abakorera ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, hari abahakorera, harimo ibikorwa cyitwa hydroelectric dams cyangwa se ari amadamu agenda acukurwamo ingufu zishingiye ku mazi cyangwa se ku insumo. Hari insumo zitandukanye muri iriya shyamba rya Amazon. Bakagenda bagaragaza rero ko ibyo bikorwa byose muri rusange aribyo bituma hagomba kubaho kuba iri shyamba ryabungwabungwa, kuko niba bagaragaza ko nibura hafi guhera za 2007 kugeza muri iyi myaka za 2018 hafi hegitari zisaga kilometero kare zisaga miliyoni 1.2 gutyo ziba zarangiritse. Ako kandi bakagaragaza ko nibura bitewe n'ibikorwa bya muntu bimwe mu binyabuzima bigenda byicwa. Urumva nyine bagenda babikoraho imigenzo nk'uko nimo kugenda mbibona, ugasanga niba wenda ari urumende rubamo cyangwa se izindi nyamaswa. ugukunda bidasanzwe ntiyari muri rubanda, aba yumva ari wowe yavuga. Ikibabaje nuko agukunda utabizi, ikibabaje nuko agukunda utabizi. Ejo bundi yatubwiye ko yamenye amazina yawe, ubahora kuri internet ashakisha amafoto yawe.
gusa mwarakuzi neza nubwo byamutwaye igihe kinini gusa mwarakuzi neza nubwo byamutwaye igihe kinini tinya umuntu wamanitse ifoto yawe mu cyumba cye tinya umuntu wamanitse ifoto yawe mu cyumba cye si mu cyumba gusa wavuga ko agufite no ku mutima si mu cyumba gusa wavuga ko agufite no ku mutima kumubera umukunzi umuntu ni njyewe mbagabana karamata you're the best you're the best spalevo oh yeah na bombo pro genza umuntu gukunda bimwe byo gupfa genza umuntu gukunda kurusha abandi yatubwiye ko adaharara tanahararukwa wowe kugusiga yakwemera indege ikamusiga we ngo arabizi ko urukundo rw'iki gihe rwuzuye amarira yamenye ko abakobwa batuye ino nta musore n'umwe bakizera uwo muntu ni njye uranga buri bitotsi kumubera umukunzi umuntu ni njyewe mbagabana karamata ndabizi ko bene aya magambo atoroshye kuyumva twahuraga kenshi utazi ibindimo ariko rwari urukundo nashoboraga gufuhira kandi tudakundana ntiwabimenye byamenywaga n'inshuti sange tugendana uwo muntu ni njye uranga buri bitotsi umuntu ni njyewe wabujije inshuti zawe amahoro uwo muntu ni njye wifuza kumubera umukunzi uwo muntu ni njyewe mbagabana karamata hari byinshi twari turimo kugenda tugarukaho ku bijyanye n'ishyamba rya Amazon n'impamvu isi yahagurutse ivuga iti ibi bintu ntabwo bikwiriye muri rusange ariko kandi nakubwiye ko hari icyo bishimira BBC nk'uko irimo kugenda bigarukaho bavuga ngo deforestation in Amazon they dropped by 50% in 2023 aho bagaragaza ko nibura ishyamba rya Amazon ryagabanutseho hafi 50% mu mwaka 2023 ariko kandi bakavuga yuko ugeranije no mu myaka yabanje nibura ishyamba rya Amazon mu mwaka 2023 urebye bagaragaza ko ari wo mwaka kwangirika kwaryo ryagabanutse ugeranije no mu myaka yabanjije bagaragaza ko nibura nabikubwiraga ko mu mwaka 2023
hagabanutseho kilometero kare 5,553 mu gihe 2022 zari kilometero kare 10,270. ariko kandi nanakubwiraga yuko za 1970 na kangahe n'icyenda gutyo nibura kuva icyo gihe kugeza za 2016 wasangaga nibura hafi kilometero kare zisaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri gutyo azo zagiye zangirika. ariko kandi bakagaragaza ko muri rusange hari kirimo kugenda gikorwa. ariko kandi nongeye nkubwira yuko iri shyamba ari rimwe mu bigize 10% ry'ibirusebunyabuzima ariko kuri iyi si ya rurema. ariko kandi akaba nagiramo n'umwihariko nk'uko hano Amazon bavuga ati the Amazon rainforest, the world's richest and most varied biological reserve, aho bagaragaza ko nibura harimo ibinyabuzima bisaga miliyoni z'udukoko bita insect, ibimera cyangwa se plants, birds, inyoni ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye usanga mu by'ukuri byihariye utasanga ku yindi si uretse mu ishyamba rya Amazon. rero bakagaragaza ko nibura mu kinyejana cya 20 bwo ishyamba rya Amazon cyane cyane mu gice cyerekeyeho nibura cya Brazil. nakubwiye ko nibura ishyamba rya Amazon rikora kuri Brazil hafi nibura 40% by'ubuso bwa Brazil bikora ku ishyamba rya Amazon. bakagaragaza ko nibura abaturage bahariya aribo bakunze kuryangiza ugereranije nabo mu bihugu bya Bolivia, mu bihugu navugaga mu kanya bya Peru, byinshi cyane harimo Colombia, Brazil. navugaga ko mu by'ukuri ari ibihugu byinshi cyane bikora kuri Amazon nka Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru ndetse na Venezuela. bakagaragaza ko rero ari uburyo igenda ryangirika nyamara rifite akamaro kanini cyane ku rusobe rw'inyabuzima muri rusange. ariko kandi kanagira ruya n'umwuka mwiza, rimira umwuka mubi kazamura umwuka mwiza, nk'uko twigeze kwibona ko impamvu bagaragaza ko ibiti birahumeka cyangwa se ibimera duhereye ku rubobi. buriya navuga ngo urubobi buriya bakavuga ati wenda niba bakagaragaza ko ibishanga ari kimwe mu bintu bisukura amazi meza cyane cyane. wenda abenshi turabizi cyangwa se benshi murabizi ko ibishanga ari kimwe mu bisukura amazi meza, ariko kandi bikanasohora n'umwuka mwiza bitewe nyine nuko hari icyo bita carbon sequestration, kwa kundi ushobora kuba wenda dufata uyu mwuka mubi inganda zisohora hirya no hino ku isi hanyuma rikaza kuzamura uyu mwuka mwiza. rero iyi Amazon ni hamwe mu hantu hatuma nyine umwuka duhumeka uba mwiza. ushobora kubyumva wowe wibereye hirya no hino ku isi cyangwa se twumva noneho uri mu Rwanda kabose koko nanjye bingeraho. yego niyo mpamvu nigeze kukubwira ku cyitwa bakita Kyoto Protocol. hari abahanga nyine Kyoto Protocol aho bagaragazaga ko muri rusange bavuga bati mureke tugire gutya dutere inkunga ibihugu bya Afurika byo byongera amashyamba, hanyuma natwe twongere inganda. urumva nyine ubwo ndavuga biriya bihugu bikize cyane mu nganda, Ubushinwa, Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ati mureke twongere grant, twongere imishinga ifasha ibihugu bya Afurika kongera inganda, hanyuma dufashe ibihugu bya Afurika kongera area cyangwa se ubuso bw'ibiti, hanyuma natwe twongera inganda. hanyuma abanga bavuga ariko zibyo nibiki mwebwe ku kimwe namwe mutabikora. hazaho nyine gahunda yo kuvuga ngo byaba byiza habayeho amasezerano agiye atandukanye. murabizi wenda amasezerano cyangwa se uburyo hagiye habaho
uburyo hajya hanashyirwaho icyitwa COP. uzumva COP ni COP 23 COP 24, aho nyine inama mpuzamahanga yita ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe igenda avuga ati marabize se nta mpamvu yo gushora imari cyane ku bijyanye no kongera ibiti muri Afurika, kubwo namwe bantu mu cyangwa se ibihugu mu bikomeye cyane mu bijyanye n'inganda byaba byiza namwe mwongeye mukagira uruhare rukomeye cyane mu kongera kurengera urusobe rw'inyabuzima ndetse cyane mwongera ibidukikije hirya no hino cyane cyane ibiti, kuko byari ikibazo gikomeye cyane. Hari documentary nigeze kubona aho usanga mu gihugu cy'Ubushinwa hari agace ushobora kugeramo utashobora kuba wahumeka umwuka mwiza udafite agapfukamunwa, ntushobora kuba wahagera kuko uko uhumeka urahumeka nyine biriya byuka byo mu kirere nyine by'inganda. Rero Amazon ni amwe mu mashyamba isi isigaranye ifata nyine icyitwa biriya byuka bibi bisohoka mu nganda, ibi byose dutwika umunsi ku wundi, plastique, ibindi byose usanga mu by'ukuri bishobora kuba byagira ingaruka mbi ku buzima bwacu, hanyuma ibiti byo bikabimira, byabimera ibiti byo bigahumeka iyo oxygen dukoresha, uyu mwuka mwiza dukoresha katugeraho. Niyo mpamvu rero usanga nyine iri shyamba rya Amazon umunsi ku wundi bavuga bati tugomba kuhaguruka tukabirwanya. Wumvaga mu kanya mvuga uburyo hari igihugu navugaragazaga ko muri rusange bagaragaza uburyo bagenda, hari parike ni igihugu cya Bolivia, reka nzi ndebe neza nabisimbutse, aho bagaragaza ko muri rusange bigenda bigira uruhare rukomeye cyane mu iyangirika ry'ishyamba rya Amazon, aho usanga ni Ecuador bagenda bicukuriramo amabuye, ntabwo ari amabuye ahubwo ni ibikomoka kuri peteroli, aho bagaragaza ko nibura hafi 70 miliyoni zisaga miliyari 7,200 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika usanga azo zinjizaga nyine amafaranga muri cya gihugu, ariko bageze baravuga ati murabizi se natwe reka tujye muri mushinga turebe ko twabungabunga ibidukikije, ntawamenya. Rero barabibashimira cyane ko hari umusanzu bagize, ndetse kandi usanga n'ibikorwa bya muntu bavuga bati Brazil ko mufite abantu benshi biyongera umunsi ku wundi, kandi mukaba muzi ko 40% ry'ishyamba rya Amazon rikora ku butaka bwanyu, kubera iki hatabaho ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo tubungabunge. Kandi ugasanga abaturage bahari muri Brazil, abenshi muri Brazil nabo ko abenshi bagendera ku myemerere nk'iyaba Kinyafurika, tuvuge bemera ko wenda ni ufata ibaba ry'ikiguruka kimwe uzivura, bakemera yuko niwica wenda ubona wenda urwara rw'inyamaswa imwe runaka uzavurwa. Nka bya nigeze kuvugaho nyine kakanyamaswa barimo gucuruza cyane, yego. Hanyuma mu kugenda tugaruka ku musozo, tugana ku musozo, rero reka tuvuge kuri iki kintu nyine, aho bagarukaho bavuga ko mu by'ukuri atari ibintu byiza. Amazon dufitiye akamaro kanini cyane, tugomba kwibungabunga, tugomba kwiyitaho nka kimwe nibura nka hamwe mu mashyamba agize urusobe rw'inyabuzima rwinshi cyane. Ariko ntabwo nigeze mvuga ku icyitwa irigo uburyo bwo gucuruza imbaho mu buryo butemewe n'amategeko. Usanga hari ibiti bya mahogani, navuga ko ari mahogani ni ibiti bakunda gukuramo imbaho zikomeye babyita ribuyu. Hari muri Amazon bibamo aho igiti gishobora kuba cyakora imyaka irenga 100 kugira ngo gisarurwe. Rero kikaba ari igiti cya boro, sinahariya gusa muri Kongo, hariya ishyamba rya Kongo naho bibamo bikomeye, usanga nyine umunsi ku wundi bicuruzwa mu buryo butemewe.
rero bavuga ati mu by'ukuri hakwiye kugira igikorwa Brazil mugahagarika mugahaguruka mugahagarika ibikorwa nk'ibi ngibi kugira ngo byose bigende bishyirwa mu ngiro, ishyamba rya Amazon ryongere ibungwabungwe nyirizina kandi rigire akamaro, kandi ni rimwe mu bifasha kuba rigenda ridufasha mu kugenda duhangana n'ihindagurika ry'ibihe umunsi ku wundi. By the way, ni gutyo rero tugiye kugenda tugana ku musozo.